Shalom ku gicaniro cy'isengesho ribohora official. Karibu ku isengesho ribohora official. Muri uyu munsi Imana amahoro iguhe umugisha, Imana amahoro ikugire neza. Wowe wakoze subscribe ruw'agaciro w'ingenzi, Uwiteka agushyigikire kandi aguhe ibyo umutima wawe wifuza. Nawe utarayikora kubuje nawe ruw'agaciro, Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha nawe ntugende rero udakoze subscribe cyangwa se abone, kugira ngo twese dufatanye kuzajya tubana mu bihe byiza byo gusenga no mu bihe byiza by'ijambo ry'Imana. Muririmbyi araririmba ngo nzasezera mu ibihe byiza byo gusenga niyambuye umubiri upfa. Niko aririmba ko aribwo azasezera ibihe byiza byo gusenga. Gusenga tubihagarika twasohotse mu mubiri, ukiri hano muri uyu mubiri. Gusenga ni ubuzima bukomeza, ni ubuzima buhoraho, ni ubuzima bugomba kuba bukora nk'uko umwuka w'umuntu ukora igihe cyose ugihumeka uri muri uyu mubiri. Niko ubuzima busenga ari ubuzima bugomba guhora bufenkisiyona muri ubwo buryo, bukora ku manywa na nijoro. Ubuzima busenga ni ubuzima bugomba gukomeza, kuko udasenze hano mu isi wapfa. Udasenze hano mu isi Satani yamira bungura umuhamagaro wawe, Satani yamira bungura ubuzima bwawe, cyangwa se n'ubugingo bwawe. Atamize n'ubuzima bwawe, atamize n'umuhamagaro wawe, ubugingo bwawe yaburimbura. Ubugingo bwawe bwaba ibyo kurya bye, wazarimbukana nawe. Imana yaciriyeho iteka Satani ryo kurimbuka, imukatira igihano cyo kuzajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku n'abamarayika be. Ibakatira icyo gihano. Icyo gihano rero Satani ashaka yuko agisangira n'umwana w'umuntu. Ntabwo Imana yigeze ikatira umuntu ngo imucireho iteka ryo kurimbuka. Iteka ryo kurimbuka ryaciriwe Satani, ni igihano cyashyiriweho Satani n'abamarayika be, ntabwo cyashyiriweho abantu. Ariko mu bugome bwa Satani no mu rwango rwa Satani, agakubita urutoki ku rundi akavuga ngo ntabwo nshaka kurimbuka njyanyine, reka nzarimbukane n'abana b'abantu, reka nzarimbukane n'abo Imana yaremye. Ubwo rero udasenze yagufata bugwate, ukisanga urimbukanye nawe, ukazajoyininga igihano yakatiwe cyo gucirwaho iteka. Ntabwo Imana igeze iciraho iteka abantu. Icyakora abantu bashobora kuricirwaho nuko banze gukunda Imana, kuyubaha, kuyumvira, kwemera gusabana nayo, bakayihakana mu buzima bwabo, bakayanga mu buzima bwabo. Muri uko kwanga Imana mu buzima bwabo, bagafata ibyemezo byo kuyoboka ikiremwa. Turi mu isi yurimwe abantu benshi bafashe ibyemezo byo kwanga Imana, bakayoboka izindi mana, bayoboka izindi mana. Banga Imana rurema, banga Imana umuremyi w'ijuru n'isi, banga Imana nyakuri itanga umwuka bahumeka, tanga ubugingo ibabeshejeho. Bafata ibyemezo byo kuyoboka ibiremwa, baba ari byo bambaza, baba ari byo basenga, babifata nk'Imana. Bavuniye ibiti mu matwi yabo kugira ngo batumva n'igihe cyose Imana ivuze. Bavunira ibiti mu matwi yabo, banga Imana, bakanga n'abayivuga, bakanga n'abayisenga, bakanga n'abayegera. Barwanya buri muntu wese uvuga Imana, bakarwanya buri muntu wese uyishaka. Abo ngabo rero, abo nibo bamaze gucirwaho iteka ubwabo, atari Imana ibaciriyeho iteka, ahubwo baciriweho iteka n'imirimo bakoze bari gukora yo kwanga Imana, bakayoboka ibigirwamana, bakayoboka ingirwamana. Kuko iby'Imana kubyakira bisaba kugira ngo wihangane, ucishwe mu ruganda. Kuko iyo Imana ishaka kugusubiza ibyayo byose, biza bizi abihangana, ntabwo bizira umuntu utihangana. Imigisha y'Imana
imanukira bihangana, imanukira abayitegereza. Abashaka guca iz'ubusamo, hari irembo rigari ryagutse kandi ngo iryo ricibwamo n'abantu benshi, kuko ni irembo rijyana mu kurimbuka, ariko irembo rifunganye rikaba rijyana mu bugingo buhoraho. Abaca mu irembo rifunganye rero, abo nibo bafite kurokora ubugingo bwabo, bakazabana n'Imana iteka ryose mu bwami bwayo bwo mu ijuru, ndetse na ya ngoma y'imyaka 1000 y'umwami Yesu Kristo dutegereje. Ngoma y'imyaka 1000 hano mu isi, aho ubutegetsi bwose bwo ku isi buzaba bwarakuwe mu maboko y'abanyabyaha, bwarashyizwe mu maboko y'abakiranutsi, buyobowe na Yesu Kristo. Ni ingoma y'imyaka 1000. Isi y'umwijima irimo irahatana kugira ngo irebe ko iyo ngoma yaburizwamo n'ingoma yabo bari gutegura. Iyo ngoma rero y'imyaka 1000 tuzayimarana na Kristo mu bwami bwe, twimane nawe mu bwami bwe. So rero ibyo byose, impamvu yo gusenga ari uko ushize mu mwuka cyangwa uvuye muri ubuzima, nuko gusenga ariko konyine kwakurokora kukagukiza abana b'umwijima. Abo bana b'umwijima, abo ngabo banze Imana, bamaze kuyoboka izindi mana, bahawe imbaraga na Satani zo kugira ngo basoze imigambi ya Satani yo kwica igisenga cyose, bahiga igisenga cyose kandi cyambaza Imana nyakuri. Abo bana b'umwijima, abo bamaze kwanga Imana, abo baciriweho iteka, abo bifatanyije na Satani. Satani nibacamo kugira ngo asoze imigambi ye, nibo Satani acamo kugira ngo asoze gahunda ze zose afite kubori wowe. Wibuke ko gahunda Satani afite ni ukukuriza, ni ukukubabaza, ni ukukwambaza, ni ukugukoza isoni, ni ukukubuza uburenganzira bwawe bwose bw'ibanze bukugomba muri ubu buzima, muri uyu mubiri. Ni ukukuburabuza, ni ukukubuza ibitotsi, ni ukukubuza amahoro n'umutekano, ni ukukurwanya kugeza igihe wowe ubwawe ubabariye ukagira agahinda, ni ukurya umuhamagaro wawe, ni ugusenya, ni ukwiba impano zose Imana yakwihereye, ni ukukubuza umutekano no kukubuza iterambere rya buri kimwe cyose ukiri hano mu isi, kugira ngo arebe yuko muri ibyo bihe byo kukubuza ibyo byatera umutima wawe kumuhindukirira, byatera intekerezo zawe guhinduka, ukareka Imana ukamugarukira, ukamuramya ukamwikubita imbere. Iyo niyo gahunda abafite. Iyo gahunda rero abafite umugambi w'abagomba iyo gahunda, izo ntego ze abagambiriye kugira ngo azisohoze aciye muri babandi banga Imana, azisohoze aciye muri babandi bamuyobotse, badakunda iby'Imana na gace, badakunda n'abayo na gace. Abo nibo Satani acamo kugira ngo asoze imigambi yabo. Rero impamvu yo gusenga, udasenze niba utarayobotse Satani, udasenze yakumira bunguni, udasenze nibyo ngibyo ubona ko ari bike kuri wowe ntaba yifuza kubibona. N'utwo dufaranga dukeya abona duke ntago aba yifuza kutubona. N'ibyo byishimo by'akanya gato ufite ntago aba yifuza ko nabyo byakugeraho. Yewe niyo mibereho ubona utishimiye, iyo ngiyo utishimiye we nayo ubwayo, iyo ngiyo wumvugaya we nta nubwo abashaka ko nayo ibona. Ni ukuvuga ngo rero kuba ukibona icyo kurya no kunywa, kuba ucyambara, kuba ukisiga bigakunda, kuba hari utuntu gikora bigakunda, menya ngo Imana iragukunda, kuko Satani ni utwo duke ntabwo ashaka kutubona. Kubwa Satani we ntiyakwifuza ko wamara n'umunsi umwe cyangwa se isaha imwe ukiri muri uyu mubiri. Aba yifuza ko yawugukura imburagihe. So zamurira Imana yawe icyo bibwiye ngo Mana ushimwe ko undindira mu isi y'abagome n'abagambanyi, kandi ndira mu isi y'abampiga ariko ntibambone. Hari ibiguhiga utazi wowe, hari ibigushakisha hasi no hejuru amaso yawe atabona.
Imana iba yakubitiye mu birere byo mu isi y'umwuka. Imana iba yakwimanye mu maboko y'abagome. Uwiteka aba yakwimanye mu maboko y'abaguhiga. Imana iba yakurinze abakonikoni n'abarozi. Ibyo ubona ni bikeya pari raporo y'ibyo utabona. Bimwe na bimwe Imana ibona yuko ntacyo bigutwara, irabireka ukahangana nabyo. Ariko bya bindi biba bishaka kukwica, bya bindi biba bishaka kugukoza isoni ku gasozi, bya bindi, ndavugana n'usenga, ndavugana n'uwaje kuri iki gicaniro cy'isengesho Ribohora Official. Bya bindi uba ubona ku buzima bwawe ubusa nkabona ko ari bibi bigukorera isoni, ntabwo ari byo byakagombye kuba bikugeraho. Wakagombye kuba ugerwaho n'ibirenze ibyo uri kubona. Noneho rero sasa ibi Imana ibona byaguhitana iba yabiburijemo, yabikubitiye kure. Iyi Imana iza kubona Satani ari buze gukora ku bugingo bwayo, ntiyari kumwemerera, ariko yaramwemereye akora kubigaragara. Ubugingo irabwimana. Imana iba yakwimanye muvandimwe. Imana iba yakwimanye wa mugabo we. Uwiteka aba yakwimanye wa musore we. Uwiteka aba yakwimanye wa mukobwa we, wa mudamu we, wa mupapa. Uwiteka aba yakwimanye. Ntabwo intambara uhura nazo arizo akagombye kuba urwana. Izikomeye mu isi y'umwuka abamarayika baba bazirwanye. Reka rero ngaruke, sinzi impamvu, tuyisenge, tuvuge ku ijambo ry'uno munsi, dufata umwanya wo gusenga bitewe n'ijambo Umwuka Wera ari bube azanye kuri twe. Tumaze iminsi turi gusenga kugira ngo ibisubizo by'amasengesho yacu byafashwe n'abadayimoni bitugerereho ku gihe. Ntabwo ari isengesho turi buze kurekura, ni isengesho n'ubundi dukomeza. Ariko mbere y'iki sengesho reka dufate umwanya wo gusenga, duhamagara Umwuka Wera kugira ngo aduhe ijambo ry'uno munsi. Mwuka Wera ngwino uduhe ijambo ry'uno munsi, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Mwuka Wera ngwino. Mwuka Wera vayo unyambare, ambara ururimi rwanjye, ambara umutima wanjye, fata akanwa kanjye, fata ijwi ryanjye, fata amatwi yanjye, fata amaso yanjye. Byose mvuga, byose numva, byose ndeba bimanuke bivuye mu mutima w'Imana, mu bwenge bw'Imana, bisingirizwe buri wese uwo turi kumwe hano ku isengesho Ribohora Official, mu izina rya Yesu Kristo. Iryo Satani ashaka kuzimya ariko ntumwemerere, ukaricanira ukarikongeza. Nuhabwa amashimwe, nuhabwa icyubahiro. Abaje hano bose rero, fungura amatwi yabo Mwuka Wera, fungura imitima yabo Mwuka Wera, fungura ubwenge bwabo Mwuka Wera. Buri wese uje hano mu buryo bwo kumva ijambo, muhe kumva no kumva vuba cyane, izina rya Yesu Kristo. Mu buryo bwo gusenga, mu izina rya Yesu Kristo, unyure mu isengesho Mwuka Wera tuyoboramo, umusingirize ikimugomba, umusingirize ikimukwiye, izina rya Yesu Kristo apfuye akazuka. Amen. Imana iguhe umugisha. Rero ntangiye mvuga ngo tuzasezera ku bihe byo gusenga wamaze gusohoka muri uwo mubiri. Niba wowe wumva yuko gusenga ari ikintu ugomba gukora rimwe na rimwe, cyangwa ari ikintu ugomba gukora ufite ibibazo, cyangwa ari ikintu ugomba gukora kuko wabuze icyo ukora, ufite akaga, nturamenya gusenga icyo ari cyo. Ntabwo dusenga kuko dufite ibibazo, ntabwo dusenga kuko twabuze icyo gukora, ntabwo dusenga kuko tutameze neza. Umeze neza usabwa gusenga, wariye usabwa gusenga, utariye ugomba gusenga. Ufite umugore wasenga, utamufite ugomba gusenga. Ufite akazi ugomba gusenga, utagafite ugomba gusenga. Wateye imbere ugomba gusenga, utateye imbere ugomba gusenga. Igihe cyose ugomba gusenga. Uri muzima mu buryo bw'umubiri ugomba gusenga, unarwaye ugomba gusenga. Gusenga ni igikorwa cy'ubuzima bwa buri munsi, kuko tuzi yuko niyo nzira yonyine Imana ikomunikanamo n'abantu bo mu isi. Bicishwa mu gusenga,
bigacishwa mu ijambo ryayo. Nongere nsubiremo, inzira Imana ibonaniramo n'abantu bayo ni mu isengesho no mu ijambo ryayo. Aho nibwo buryo ihuriramo n'abantu bayo, uburyo ihuramo n'abo mu isi, ikavugana n'abo mu isi, ikamanura ibyayo mu ijuru bizana mu bo mu isi. Byose binyuzwa mu mwuka witwa gusenga. Ni mu mwuka witwa gusenga. Ariko muri uwo mwuka witwa gusenga, Imana igaragaza ko hari abantu yifuza ko bayisenga. Abayisenga yaravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga Data bamusenga mu mwuka no mu kuri, kuko abo ngabo ari ba Data ashaka ko bamusenga. Nuvuga ngo Data wo mu ijuru, nyiri ibiremwa byose biri hano mu isi tubona, harimo nge nawe, nyiri bantu bose na nyiri za roho zose ziri muri uyu mubiri, ikaba ari na nyiri umwuka w'ibihumeka byose byo mu isi, yifuza ko bamusenga mu mwuka no mu kuri. Iyo twinjiye mu mwuka rero nta kindi kintu twiyambaza. Mu mwuka ntidukoresha ishapure. Ubwo icyo gihe tuba watangiye gusengera mu mubiri, kuko watangiye kwifashisha ibigaragara. Mu mwuka ntidukoresha umusaraba, ubwo watangiye kureba ibigaragara. Mu mwuka ntidukoresha igishushanyo cya Yesu cyangwa ikibumbano cya Yesu cyangwa cy'umuntu uwo ari we wese. Icyo gihe uba watangiye gusengera mu mubiri. Ni mu mwuka. Mu mwuka ntihaboneka, mu mwuka ntihagaragara, mu mwuka ntidukoresha ikigaragara. Mu mwuka tuyoborwa n'umwuka w'Imana wenyine. Mu mwuka ntabwo tugira igitabo cy'amasengesho tugenda tuyarepeta. Tuyarepeta tuyavuga, uyareba aho yanditse mu gitabo cyangwa ku rupapuro. Mu mwuka tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana akaba ari uduha ubwo buryo bwo gusenga. Mu kuri ni mu ijambo ry'Imana. Ugomba gusenga uyobowe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni itabaza rimurikira ibirenge byacu. Ijambo ry'Imana ni umucyo. Ijambo ry'Imana ni byo kurya by'ubugingo. Ijambo ry'Imana ni inkota ifite ubugi busumba bw'izindi nkota zose. Ijambo ry'Imana ni umutsima. Ijambo ry'Imana ni umucyo n'itabaza. Ijambo ry'Imana ni urumuri. Dukoresha ijambo rero tugakorera mu kuri kose, kandi nanone ukuri ni Kristo. Dusengera muri Kristo Yesu. Dusengera mu mwuka tuyobowe na Yesu Kristo ari we kuri. Yesu Kristo ni ukuri na niwe nzira y'ukuri. Yaravuze ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo. Nuvuga ngo rero mu mwuka iyo dusenga dukoresheje umwuka wera. Mwuka wera akatuyoborera muri Kristo Yesu, tugasubirizwa muri Kristo Yesu. Rero abo nibo Data ashaka kuba bamusenga batyo mu mwuka no mu kuri. Abo basenga mu mwuka no mu kuri nibo Imana ihura n'abo bantu mu muyoboro witwa gusenga. Niwe ihurira n'abo bantu mu muyoboro wo gusenga, ikabaha ibyo bifuza biciye mu muyoboro wo gusenga, ikabaganiriza biciye mu muyoboro wo gusenga no mu muyoboro witwa ijambo ry'Imana. Mu muyoboro wo gusenga n'ijambo ry'Imana. Rero uwo muyoboro ku muntu rero wamaze kuwufatisha witwa gusenga, akamenya ko ariyo nzira yo gusabana n'Imana ye no gukomunikana no kuganira n'Imana ye. Kuganira n'ukunda ni ngombwa. Kuganira n'uwo mukundana ni ngombwa. Reka nkubwire, umuntu abaye agukunda utamuvugisha ntibimunezeza, utamuvugisha ntibimushimisha. Rero ikiranga abantu bakundana by'ukuri ni ukuganira kenshi gashoboka. Rero kuko gusenga ari ukuganira n'Imana, ari uburyo bwo kuganira n'Imana. Uyikunda ntabwo
wasenga wajya uyisenga kuko ufite ibibazo, ahubwo umenya ko ari ubuzima bwo kuvugana n'umukunzi wawe witwa Imana ihora isumba byose. Turi rero mu bihe byo gusenga, aho dusengera ibisubizo by'amasengesho muri iyi minsi byafatiriwe n'ubwami bw'umwijima. Igitangaje rero nuko Imana yambwiye yuko abakozi ba Satani bari gukorana umurava mwinshi kugira ngo bese imihigo y'iki gihembwe. Iki ngiki turimo mu isi y'umwuka bakorera ku bihembwe. Noneho buri gihembwe niko abakozi ba Satani bagomba kugira gute, kugenda bese imihigo y'ibyo biyemeje gukora. Mu isi y'umwijima mu gice cy'ikuzimu hari ababa barahawe misiyo yo kugira ngo bagukupe, bagucomore mu marezo yo gusenga, bakuzimye. Hari ababa bafite misiyo yo kugira ngo bagukeneshe, usonze, imiryango yose y'imigisha ifungwe, ukorwe n'isoni, rufaranga urubure, wisange mu madeni. Hari abahawe misiyo yo kugira ngo amasengesho yawe bayaboroke nayo ubwayo ntagire icyo akumarira, ntakuzanira ibisubizo. Hari abahawe misiyo yo kugira ngo bababaze umubiri, bibe inyama z'umubiri wawe cyangwa banazirye. Hari abahawe misiyo nyinshi cyane. Rero abo bana b'umwijima Imana yambwiye ko bafite bari gukora cyane kugira ngo barebe ko ubwabo basoza imihigo yabo, bakwesa imihigo yabo bagufiteho. Imihigo bafite rero niyo kukugirira nabi, utagira ngo nta yindi, niyo kuzatanga amaraporo nyuma y'igihembwe bakavuga bati twaramukenesheje, twamwambitse ubusa, twamutandukanyije n'inshuti, twamukuyeho abantu bamushyigikira, twamukuyeho umugisha w'Imana, twatwaye inyenyeri ye, twamwambuye igikundiro, twamusubije hasi, twaramudindije. Ibintu nk'ibyo niyo migambi baba bafite, nizo raporo baba biteguye gutambutsa igihembwe gishojwe. Wibuke rero turi mu kwezi kwa gatandatu, kuko turi mu kwezi rero kwa gatandatu. Wibuke ni muri kimwe cya kabiri cy'umwaka. Buri gihembwe rero no vuga ngo ukwezi kwa gatandatu kugomba gusozanya, baba bafite gahunda ngo tugusoze dufite ibyo twagezeho muri iki gihembwe cya gatandatu. Byatumye rero njya gushaka Bibiliya ngo nsome. Imana imaze kuvugana nanjye ngo ndebe uku kwa gatandatu turimo. Gatandatu isobanura iki? Ni iki cyabaye ku munsi wa gatandatu Imana irema? Nshaka kugira ngo menye nsobanukirwe gatandatu, umubare gatandatu, kandi turi mu kwezi kwa gatandatu. Kimwe cya kabiri cy'umwaka tugiye kukirangiza, habe hasigaye ikindi kimwe cya kabiri cy'umwaka. So nukubongo rero iki kimwe cya kabiri cy'uyu mwaka Imana igutabare mu izina ry'Yesu. Imigambi yacuzwe kugira ngo abakozi ba Satani basoze kwa gatandatu babona raporo n'iminyago ku buzima bwawe ntibayibone mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Mu byo nabonye rero ku munsi wa gatandatu mu by'Imana yakoze ku munsi wa gatandatu, nshakisha gatandatu ivuze iki mu mwuka. Reka tubisangire hanyuma tubone gusenga. Ntabwo turava mu muyoboro wo guhamagara ibisubizo by'amasengesho yacu, turacyawurimo rwose, naryo sengesho tubuze gusengeramo. Reka dusome. Nagira ngo dusome umubare gatandatu uboneka muri Bibiliya inshuro 38 cyangwa se gatandatu. Noneho umva icyakozwe ku munsi wa gatandatu Imana mwirema ryayo. Ku munsi wa gatandatu niho Imana yatanze umugisha, irekura umugisha ku mwana w'umuntu. Umva icyo yavuze. Yabwiye umwana w'umuntu ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire,
mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Urumva ku munsi wa gatandatu niho Imana yarekuye umugisha. Noneho nubwo iri jambo Imana irimo iratanga umugisha, wibuke ko Imana mu gutanga umugisha ni ukukwatura, ni ukukuvugaho ijambo ryiza direct biguhaye umugisha. Rya jambo ikwatuyeho rihinduka ubuzima, rya jambo ikwatuyeho rihinduka icyo wibuke ko handitse ngo Imana ibinyuma y'ijambo ryayo kugira ngo isohoze icyo yaritumye. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana ubwaryo rirakora, si Imana ikora ahubwo irekuye ijambo rihita rikora icyo yarirekuriye. Amina, ndumva mfashijwe n'ako kajambo. Iyo Imana irekuye ijambo rihita rituma rikora icyo yaritumye. Irekuye ijambo rikava ku rurimi rwayo rikaza kuri wowe rikuvuzweho, iryo jambo rihita rikora icyo yarivugiye, icyo yaritumye, icyo yarirekuriye ku buzima bwawe. Umva noneho sasa navugaga ko Imana itanga umugisha ari ukuvuga. Yaravuze ngo Imana ibaha umugisha, Imana irababwira iti mwororoke. Ariko ahangaha mwororoka akajambo sinzi abasobanuzi ba Bibiliya y'Ikinyarwanda hari ako banze kwandika baragasiba, sinzi. Iyi Giswahili ikavuga ngo Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia zaeni mukaongezeke. Urumva ko Imana mu Giswahili ho barasobanura ngo mubyare, mwororoke. Noneho iyi Kinyarwanda ikazivuga ngo mwororoke mugwire, mwuzure isi. Nta kibazo, reka dufate kuri ibi ngibi by'Ikinyarwanda nubwo utakororoka utabanje kubyara, ariko n'iri jambo mwororoke ubwaryo rifite ukuntu nta kibazo. Ngo mwororoke mugwire, kabiri mwuzure isi. Urumva hano Imana itanze umugisha wo kororoka, si wo kurumbya. Noneho sasa wo kuzura ugomba kuhabwa. Nuvuga ngo umugisha ufite nuwo kubyara ukororoka, kororoka kw'imikumbi yawe, kororoka kwa business yawe, kororoka kw'ibyo ukora, kororoka ukororoka ukagwira nyine ukaba munini cyane n'ibyo bikaba byinshi. Icyo ni cyo umugisha Imana yarekuye ku munsi wa gatandatu. Ngo none mwuzure isi. Imana ishaka ko wuzura ahantu hose, ntabwo yifuza kugarukira ahantu hato, ishaka ko wuzura ukwira ahantu hose. Ngo wimenyereze ibiri mu isi. Tanga umugisha wo kugira ngo ibiri mu isi utangire kubyiga, ubyimenyereze, wige gutwara imodoka, gutwara iki, wige ibi nibi, wimenyereze ibiri mu isi nyine bibi byawe. Imana ishaka ko wimenyereza ibyo mu isi bikaba ibyanjye, bikaba ibyawe. Umugisha Imana yari yamaye wari wo kwimenyereza ibiri mu isi bikaba ibyanjye. Matungo yo mu isi akaba yanjye, ayo mu isi akaba yawe, ibiri mu isi bikaba ibyawe. Noneho rero sasa ngo utwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana yarekuye umugisha wo gutunga cyangwa wo kwimenyereza ibiri mu isi. Inyoni ukazitunga ukazorora byabaye ngombwa, bwo n'ibisiga n'ibintu byose byitwa ko ari biguruka bikaba ibyawe. Ni ibintu byose byigenza bifite ubugingo byo ku isi. Uwiteka yari yabishyize mu maboko yawe, yabirekuye ku mwana w'umuntu. Imana yabirekuriye umwana w'umuntu. Ese nturi umwana w'umuntu? Nanjye ndi umwana w'umuntu. Yarabiturekuriye ku munsi wa gatandatu nibwo byakozwe. Ngo kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose. Urumva ko Imana ku munsi wa gatandatu, turi mu kwezi kwa gatandatu byibuke, niho yavuze ngo mbahaye ibimera byose. Kumbe niho Imana yatanze ibyo kurya ku munsi wa gatandatu, niho Imana yatanze ibyo kurya. Iravuga ngo mbahaye ibimera byose. Wahawe ibimera byose. Ngo imbuto, ngo ibimera byose byera imbuto. Wahawe ibimera byose byera iki? Imbuto. Biri mu isi yose. Ni ukuvuga ngo ntabwo wahawe ibimera byera imbuto biri mu gace kaho utuye gusa. Wahawe ibimera byera imbuto biri mu isi yose. Bisobanura ko aho wajya ukagana hose bya bimera
byera imbuto ubyemerewe. Noneho ibitanga kugira ngo bibe ibyo kurya by'abantu. Hano iravuga ngo n'igiti cyose gifite imbuto n'utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Imana yarekuye ibyo kurya, itanga ibimera byose byera imbuto. Ngo n'igiti cyose cyera imbuto. Ubwo tuvuga ibimera byose byera imbuto, hita wumva ibijumba, hita wumva ibirayi, hita wumva ibitoki, hita wumva, kuko ibyo byose tuvuze ni bimera. Hita wumva bya bindi byo kurya. Ibitanga ngo bibe ibyo kurya by'umwana. Iyo uvuga ngo n'igiti cyera imbuto, ubwo hita wumva imbuto z'ubwoko bwose zo mu isi zahawe nge nawe ngo zihinduke ibyo kurya byanjye. Urya pome kangahe? Si urubuto wahawe. Urya inkeri kangahe? Imizabibu kangahe? Imbuto z'imizabibu ziriye kangahe? Urya amatunda kangahe? Urya imbuto kangahe? Urya umwembe kangahe? Izi mbuto zose wibuke ko imbuto nicyo kintu gihenda mu isi. Uzirya kangahe? Wari wazihawe ko zikubera ibyo kurya iminsi yose y'ubuzima bwawe. Wisanga ni kangahe mu cyumweru? Ni kangahe urya ku mbuto? Ahubwo urya kuri bya bindi bidafite umumaro. Kubera iki? Imbuto ni ikintu gihenze. Imana yongere kutugarurira umugisha mu izina rya Yesu Kristo wo kurya imbuto z'ubwoko bwose kuko wazihawe. Satani yatumwe kugira ngo akuriganye uyu mugisha. Noneho impamvu rero y'ukwezi kwa gatandatu, Satani Mwuka Wera amishuriye ko Satani abashaka kugira ngo ukwezi kwa gatandatu uko akagombye kwakiriramo, gukusanyirizamo, kwegeranya umugisha wose wagufasha mu yandi mezi atandatu asigaye. Uwo niko kwezi Satani n'abakozi be baba bafite gushaka kwesa imihigo yo kugira ngo bagukeneshe, bakuburabuze, bakumanure, bakubohere kuzimu, ibiganza byawe biboherwe kuzimu, ibirenge byawe biboherwe kuzimu, ubwenge buboherwe kuzimu, umutima n'ubwenge bijyanwe kuzimu, mihamagara iboherwe kuzimu, ibyo abantu bakora biboherwe kuzimu, kugira ngo mu isi ntibagire icyo babona namba. Ubwo rero turaza kurekura rya sengesho nanone. Twange mu izina rya Yesu tubohoze ibyacu nanone. Turi mu mavuta yo kubohoza ibyacu. Turabibohoza mu izina rya Yesu Kristo, kandi Umwuka Wera aratubera umuyobozi. Yesu Kristo nawe atubera umugaba, ugaba igitero cyo kugira ngo, kuko we niwe wazanywe no kugira ngo akingurire abari mu nzu z'imbohe. Niwe wazanye umurimo wo kutubohora, niwe wazanywe no kudukura mu maboko y'ubwami bw'umwijima. Sifa kwa Bwana. Rero iri jambo riravuga ngo n'ibintu byose iri jambo riravuga ngo bizaba ibyo kurya byanyu. Noneho dusomye ku murongo wa 30 ngo kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo bibi bityo. Ni ukuvuga ngo rero uwo munsi wa gatandatu ni Imana yatanze ibyo byose nabyaki ya matungo ari ku isi n'ibindi byose. Imana yarekurira ibiryo, itanga ibiryo, ibikora ku munsi wa gatandatu. Impamvu bisobanura ko ari ku munsi wa gatandatu 31 umva ukuntu havuga ngo Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane, buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa gatandatu. Urumva kwibya Imana yabikoze ku munsi wa gatandatu. Ruvuga ngo yatangiye ikora. Gusa ikintu kintangaje nuko hano ijambo rivuga ngo buragoroba buracya. Niba imbere y'Imana umunsi w'Imana utangirira mu kigoro mu kugoroba no mu gucya, simbese ngo buragoroba buracya, ubwo biba umunsi wa gatandatu. Bishatse kuvuga ngo Imana yakoze ibyo bintu ibikora ku munsi wa gatandatu. Ibona ko ibyo bintu ari byiza. Ku munsi wa gatandatu niho yatanze umugisha, irekura ibyo kurya ku mwana w'umuntu, imuha ibyo agomba kurya.
yamanje kumuha ubutware bwo gutwara ibya mwisi, mugisha yamuhaye no kubyara, kororoka, kugwira, akuzura isi, akimenyereza ibirimo kugira ngo abimenyere, abitware bibibye. Ntabwo atware icyo utimenyereje. Utize imodoka ntiwamenya kuyitwara. Byo mwisi kugira ngo ubimenye no kubyimenyereza kwanza. Ntabwo warya urubuto gutyo ngo ujye urureba utabanje kurushyira mu kanwa ngo rukacanga urwumve, wumve ko ruryoshye. Ubwo burwimenyereje nyine. So no kubongo rero uyu munsi wa gatandatu rero niho nahise mbona mu kwezi kwa gatandatu, ntago turi ku munsi wa gatandatu, turi mu kwezi kwa gatandatu. Niho nahise rero njya gushakisha, mwibyibuke nzanye ibingibi marabwiye ko nagiye gushaka umunsi wa gatandatu niki muri Bibiliya, bitewe nuko Imana yarimbwiye ngo abakozi ba Satani bari kurwana no kugira ngo bese imihigo, ndetse mbwirwa ko bari mu minsi 14, bihaye iminsi 14 yo kugira ngo barebe ko bakwesa imihigo, ni bakwesa bazese imihigo y'iki gihembwe, kuko ubwami bw'umwijima bukorera ku mibare, ntiburuhuka, ntiburyama, ntibusinzira, udasenga bwakumira. Noneho rero dukomeje rero, ubwo uhise ubona yuko hari impamvu yo gusenga kwawe rero, hari impamvu yo gushaka mu maso h'Imana. Byose hari impamvu yo gushaka mu maso y'Imana ugasenga kugira ngo ubashe kurokoka ibyo byose byenda kuba. Niko ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo musenge kugira ngo mubashe kurokoka, musenge kugira ngo mubashe kurokoka ibyo byose byenda kuba, kugira ngo rero ubashe kurokoka Satani n'abakozi be batabona iminyago ku buzima bwawe, batishimira iminyago y'ibyo banyaze. Bashobora kunyaga inyama y'umubiri, bashobora kugutwara inyama y'umubiri, bashobora kugutwara ubwenge bukazaba umunyago wabo, bashobora kugutwara ikiganza kikazaba umunyago wabo, bashobora kugutwara igikundiro kikaba umunyago wabo, bashobora kugutwara amahoro yawe akaba umunyago wabo ugahorana impagarara, bashobora kugutwara ubutunzi bukaba umunyago yabo. So dufite impamvu yo gusaba kugira ngo ibyo byose batagira icyo babona mu izina ry'Yesu. Muri iki gihembwe gisoze bafashe ubusa, Imana Data twese barwanye, marayika w'Iteka batsinde mu izina ry'Yesu Kristo, bafata ubusa ku buzima bwawe mu izina ry'Yesu Kristo. Dukomeje rero kuri uyu murongo tukireba wa gatandatu ko wari uwa gatanu, mu kuva mu gice cya 13:5 hakavuga ngo kandi kuwa gatandatu bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwane n'ibyo bajyaga bateranya inshuro ebyiri. Ubundi urumva gatandatu mu kwezi kwa gatandatu nicyo gihe Imana iba yifuza kugira ngo uteranye ubone inshuro ebyiri z'ibyo utigeze usingira, uteranye ibihwanye n'ibyo wajya guteranya inshuro ebyiri. Imana irekure umugisha wawe inshuro ebyiri muri uko kwa gatandatu mu izina rya Yesu. Nubwo turi mu minsi turi ku itariki 12 z'ukwa gatandatu, ariko Imana iteranye ibintu mu izina rya Yesu Kristo muri uko kwezi uhagazemo. Ngo ironya mu nanone 16:22 igitabo cyo kuva hakavuga ngo kuwa gatandatu bateranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bajyaga bateranya ingero ebyiri za emor z'umuntu wese. Abakuru b'iteraniro bose baraza babibwira Mose ngo kuwa gatandatu bateranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bajyaga bateranya. Imana iguhe kwegeranya ibyo kwa gatandatu byose ubisingire mu izina rya Yesu Kristo. Iguhe kwegeranya byinshi, wegeranye ibyo kwa karindwi usoze kwa gatandatu bifite mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo kwa munani usoze kwa gatandatu bifite mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo kwa 9 usoze kwa gatandatu bifite mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo kwa 10 kugere
ufite ibyo kwa gatandatu mu izina rya Yesu Kristo, kwa 11 kwa 12 kugutyo nyine Imana ikusanya iyo migisha yose, usoze ukwa gatandatu yose uyibitseho mu izina rya Yesu Kristo, kuko abakozi ba Satani bateranye kugira ngo barebe ko bakwiba bakajya kwesa imihigo ukwezi kwa gatandatu kurangiye bavuga bati twaramukenesheje, twamuteje inyatsi, twamuteje indwara, twamukuyeho abantu, twamukuyeho ibinibi, ni ari wenyine, twamwangishije abantu, twamusubije inyuma. Dore izo nizo raporo baba bagiye gutanga. Tugiye kwinjira rero mu mwanya mwiza wo gusenga. Turasengera mu ijambo rivuga ngo bazakurwanya baciye mu nzira imwe, Uwiteka batatanyirize mu nzira zirindwi mu izina rya Yesu Kristo. Niryo jambo tugiye gusengeramo mu izina rya Yesu Kristo. Bazagutera baciye mu nzira imwe, Uwiteka batatanyirize mu nzira zirindwi mu izina rya Yesu Kristo. Cyangwa se bazagusanga, bazakurwanya ntibazagushobora, bazakurwanya ntibazagushobora, kuko Uwiteka ari kumwe nawe kugira ngo akurokore mu izina rya Yesu Kristo. Niko ijambo rivuga ngo bazakurwanya ntibazagushobora. Ni ijambo tubona muri Yeremiya igice cya mbere kuva ku murongo wa 19, ngo bazakurwanya ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Niko Uwiteka avuga. Bazakurwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Sifa kwa Bwana. Hamwe n'ibyo bitero bashakaga kugaba, handitse yuko bazakurwanya ariko ntibakubashe, kuko Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe nanjye, kugira ngo indokore ibitero byabo mu izina rya Yesu, kugira ngo ikurekore ibitero byabo mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Yeremiya 15 naho 20 naho akavuga ngo kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa ibi igihome gikingiye abo bantu, nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo ngukize kandi nkurokore. Niko Uwiteka Imana yakuremye ivuga mu izina rya Yesu. Reka twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Mana, mu izina rya Yesu Kristo watsinda urupfu n'ikuzimu, iri ni ijambo rivuze yuko bazaturwanya ariko ntibatuneshe, kuko uri kumwe natwe kugira ngo turokore. Ni kuvuga tumaze gutahura no kuvumbura imigambi Satana dufiteho kubw'umwuka wawe watuburiye, kugira ngo arebe ko yakwesa imihigo z'iki gihembwe. Reka bure imihigo yesa abazimu babura imihigo bebesa, abarozi babura imihigo besa kuri nge mu izina rya Yesu Kristo. Abari bahawe misiyo yo kuntwara inyama, abari bahawe misiyo yo gutwara ururimi, abari bahawe misiyo yo kumfobya no kumteza krize n'ubukene, bari bahawe misiyo yo kuntwara inyenyeri kamanurwe kuzimu, ndatura kugira ngo ibyo bamanuye kuzimu byose bigaruke mu izina rya Yesu Kristo. Sengana nanjye muri iri sengesho, unkurikirane. Nusenga gutyo, Imana nge nawe iradukuraho mu maboko y'ababisha bacu. Nusengana nanjye nge nawe tukizera, Imana iradukura mu maboko y'ababisha bacu kandi irabatsinda nk'utsinda umwe mu izina rya Yesu Kristo. Vuga uti Mwami Yesu Kristo, sabye imbabazi z'ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye byose. Mwami, cumurira mu byo mvuga, cumurira mu byo nkora, cumurira mu byo ntekereza. Aya masaha Yesu Kristo, amaraso yawe yeza umutima wanjye, yeza akanwa kanjye, yeza ururimi rwanjye, yeza ibitekerezo byanjye. Maraso Yesu Kristo, yeza umutima wanjye. Yesu Kristo, mbabarira rwose ibyaha byanjye byose n'ibicumuro byanjye byose, bihanagurwe ku buzima bwanjye. Ibyahesha uburenganzira abakonikoni, abarozi, bakozi ba Satani kungiraho ijambo, bakabona ibirego bandega, Uwiteka tumurira kure ibirego byose Satani yandega by'ibyaha nkora, by'ibicumuro ncumura. Uyu munsi wa none
ibicumuro by'ibyaha byanjye bihanagurwe binshireho mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaha byose nkorera mu bitekerezo, nkorera mu magambo, nkorera mu bikorwa, Yesu Kristo maraso wamennye ku musaraba abihanagure. Satana buri cyandega, barozi buri cyo bandega, nyuka miboni buri ibure ikindega n'ikinshinza, kuko Yesu Kristo, oh haleluya, wabambwe ku musaraba uzira ibyaha byanjye. Kuko Yesu Kristo Baraba yafunguwe wowe ugafungwa, Baraba yarakatiwe Baraba yakuweho urubanza wowe urushyirwamo. Kuko Yesu Kristo wemeye ko Baraba akurwaho urubanza urwari rumuriho rukajya kuri wowe, uyu munsi wa none nyemerera nanjye nkureho urubanza rwari rundiho, kuko rwari rundiho wemeye kurwishyiraho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu Kristo ko wishyizeho urubanza rw'ibirego by'ibyaha byanjye. Aka kanya biciye muri wowe Yesu Kristo ndababariwe, urubanza runkuweho, ibirego binkuweho, kuko wemeye kwishyiraho ibirego byanjye n'urubanza rwanjye. Ndabigushimiye Yesu Kristo, ndabikubahiye Yesu Kristo, ndabigukundiye Yesu Kristo ko wishyizeho urubanza rw'ibyaha byanjye n'ibirego byanjye bikajya kuri wowe. Satana aramwaye, abakozi be baramwaye, abashakishaga ibirego hasi no hejuru bari bagiye kundegesha, bafashe ubusa ku bwa Yesu Kristo wampfiriye ku musaraba akanyitangira igorogota, nyuma yo gucirwaho iteka ry'urupfu kugira ngo nyibashe kubaho. Warakoze Yesu, warakoze Mukiza, warakoze Mucunguzi. Amasaha nkaya maze kumenya ko abakozi ba Satani bashaka kwesa imihigo y'iki gihembwe cyo ku kwezi kwa gatandatu, zina rya Yesu Kristo witeka ricyo gihembwe cya kabiri katika jina la Yesu cy'umwaka tugezemo hagati, ibyo bapanze gutanga amaraporo ko buzima bwanjye bihinduka ubusa, zina rya Yesu Kristo. Abari batumwe kuntera krize, abari batumwe gutangira ibisubizo by'amasengesho yanjye kugira ngo amasengesho nzenga ahinduka umuyaga, ahinduka ubusa, wite kuba mwazi, wite kuba koze isoni, zina rya Yesu Kristo. Mwami w'abami, namenye neza yuko nasobanukiwe ko nabo bafashe iminsi yo kugira ngo besemo imihigo, bakimbaraga, reka bamware, reka bakorwe n'isoni, zina rya Yesu Kristo. Jambo ryawe ryambwiye yuko bazandwanya ntibaneshe, kuko uri kumwe nanjye kugira ngo ndokore imigambi yabo, mugambi wo kunteza krize n'ubukene burizwemo mu izina rya Yesu, burizwemo mu izina rya Yesu Kristo, burizwemo mu izina rya Yesu Kristo. Mugambi wo kuntandukanya n'abantu b'ingenzi burizwemo mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'umumaro, abantu banshyigikira, abantera inkunga, abamfasha, umugambi burizwemo uwo Satani yarafashe wo kugira ngo awunkureho. Abo bantu witeka ahubwo muri uku kwa gatandatu kuba abantu b'umumaro baze mu buzima bwanjye, baze ku bwinshi, zina rya Yesu Kristo, baze ku bwinshi, zina rya Yesu Kristo. Kuba imbaraga muri ngewe zo gusenga ziyongere mu izina rya Yesu Kristo, kuba kwizera kwanjye kwiyongere mu izina rya Yesu Kristo, kuba amasengesho yanjye abe menshi mu izina rya Yesu Kristo, kuba umugisha wanjye ube mwinshi, uri kuba inshuro nyinshi, zina rya Yesu Kristo. Ubukire bwanjye bwikuye, amahirwe yanjye yikuye, Uwiteka nyumvira, kuba amahirwe yanjye abe menshi ku buzima bwanjye. Igihe bari bagambiriye kunteza imikushi, kunteza imyako, gutuma nahirwa mu byo nkora byose, Uwiteka ategeka noneho yikube kabiri, amahirwe yanjye yikube kabiri, zina rya Yesu Kristo. Igikundiro cyanjye Uwiteka ugikube kabiri, zina rya Yesu Kristo. Kwemerwa kwanjye Mwami Yesu Kristo ugukube kabiri, zina rya Yesu Kristo. Ibyo bari bavuze bagomba kunyiba, bagomba gukora, zina rya Yesu Kristo. Ibyo bari kuburizamo Mwami Yesu Kristo ahubwo bikube kabiri. Imbaraga zawe zihishure kuri bo, bamenye yuko Yesu Kristo
ari wowe ufite urufunguzo rw'ibiba kuri nje, ari wowe ufite urufunguzo rw'ibiba ku mibereho yanjye. Izina rya Yesu Kristo aka kanya ndatura ngo izina rya Yesu Kristo imihigo bari bashakaga kwesa ku mubiri wanjye, kwesa ku muhamagaro wanjye, kwesa ku mugisha wanjye, kwesa ku buzima bwanjye, yose burizwemo. Reka bakorwe n'isoni, reka bamwari mwiza rya Yesu Kristo. Marayika w'Iteka abakurikirane, marayika w'Iteka abagenze, marayika w'Iteka abirukane ikigo bateze aribo bakigwamo. Zina rya Yesu Kristo ndatura kugira ngo ikigo cyose banteze aribo bakigwamo, barimbuka mizera Yesu, barimbuka mizera Yesu Kristo, barimbuka mizera Yesu Kristo. Iki kigo Satani yanteze, abarozi bateze, uyu munsi bakigwemo. Zina rya Yesu Kristo wabambwe gapfa kazuka, yuko iki gihembwe kirangire bafashe ubusa, ahubwo ibyanjye byikubye inshuro nyinshi bimenyekana yuko mu ijuru hari Imana umuremye, uri hejuru y'imyuka mibi, uri hejuru y'abarozi, uri hejuru y'abakozi ba Satani, uri hejuru y'ingabo z'ikuzimu, uri hejuru y'abatware b'ikuzimu. Wa jina la Yesu Kristo bamwe mu batware bagose ikirere cyanjye, bamwe mu batware bagose isi y'umwuka kuri nge, katika jina la Yesu bafunga umugisha wanjye, barwanya umugisha wanjye, batangira ibisubizo by'amasengesho. Uwiteka Mana nkuru, tuma marayika wawe ukomeye wo mu batware bakomeye, tuma marayika wawe wo mu batware bakomeye aho mu ijuru. Mwohereza honde, ohereza Mikayeli wohereje mu gihe cya Daniel, nanjye bari wohereza ku buzima bwanjye, kuko ndwana n'imyuka ikomeye, ndafite umubiri n'amaraso. Uwiteka nk'abandwana n'imyuka y'abatware n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Tegeka marayika wawe ukomeye, marayika ukomeye Uwiteka, tuma marayika wawe ukomeye, marayika wawe ukomeye urebaho ntareba, uzi ibyo ntazi, ubona ibinyataka, uzi ibinyataka byose. Katika jina la Yesu uyu mumarayika mwohereze amenagure, acemo kabiri umurozo ndwanya, umutwaro mu bwijima undwanya. Marayika mucemo kabiri, marayika mugenzi, katika jina la Yesu. Imihigo yari yashakaga kwesereza kuri nge hinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwe buhinduke byago n'amakuba katika jina la Yesu. Reka uyu mwuka ugusha ishyano, waravuze ngo hazabona kizabuza ibisitaza kuza, ariko azabona ishyano ubizana. Uwiteka teza ishyano ku mbaraga z'umwijima, teza ishyano umurozi, umukonikoni, teza ishyano intumwa ya Satani yatumwe kuri nge kundwanya, kumfata, gufata ubwenge, gufata umutima, gufata umubiri, gufata ibiganza byanjye, gufata amaboko yanjye, gufata ibirenge byanjye. Uwatumwe wese gufata amaboko yanjye kugira ngo atakire, marayika w'Iteka amuca umutwe, marayika w'Iteka amugenza mutsinde. Uwatumwe wese gufata ibirenge byanjye, marayika mugenze, marayika mutsinde mu izina rya Yesu Kristo. Watumwe gufata amatwi yanjye, watumwe gufata umutwe, marayika mutsinde, marayika mugenze mu izina rya Yesu Kristo. Watumwe gufata akanwa kanjye n'ururimi rwanjye, marayika mugenze, marayika mutwike mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, watumwe gufata isura yanjye, marayika mugenze, marayika mwirukane mu izina rya Yesu Kristo. Watsinze urupfu n'ikuzimu. Uwiteka Mana nkuru, Mana isumba byose, Mana ishobora byose, Mana ireba ibyo ntareba, wowe ukomeye kurusha abo mwese, wowe ufite imbaraga zo gutiza abandwanya. Uruka uyu munsi utuma ingabo zawe zo mu ijoro zindwanirire mu majyepfo yanjye, mu majyaruguru hanjye, ndwanirira mwami, mu burasirazuba, burengerazuba, mu byerejo mwami, ndwanira impande ntande, ndwanira mu kirere, ndwanira mu butaka mu izina rya Yesu Kristo. Watsinze urupfu n'ikuzimu. Umpiga wese avumwa atsindwe, nama zose zakozwe ku bwanjye zigaterana ku bwanjye katika jina la Yesu. Bakanzura kohereza intumwa zivuye ikuzimu zikaza mu mwuka zikanyataka. Izi ntumwa reka zitsindwe, marayika w'Iteka azisubiza inyuma. Ijuru ry'Imana Data rindwanirire. Uwiteka ndwanira, Uwiteka ndwanira. Jambo ryawe ryambwiye ngo
bazandwanya ntibazanshobora kuko uri kumwe nanjye kugira ngo ndokore ubukene bwabo, cisha ukubiri n'ubukene bwabo, cisha ukubiri na krize yabo mu izina rya Yesu Kristo, cisha ukubiri n'inyatsi zabo mu izina rya Yesu Kristo, cisha ukubiri n'indwara zabo mu izina rya Yesu Kristo, cisha ukubiri n'icyangiro cyabo mu izina rya Yesu Kristo, cisha ukubiri n'intege nke zabo zina rya Yesu Kristo, cisha ukubiri n'intambara zabo zina rya Yesu Kristo, cisha ukubiri n'ibitero byabo zina rya Yesu Kristo, cisha ukubiri zina rya Yesu Kristo n'umuzenguruko wabo mu izina rya Yesu Kristo, ababwiwe kuntera kwizengurukaho wa Jesus, cisha ukubiri n'uruzingo rwabo Uwiteka, cisha ukubiri n'uruzingo rwabo banzirikishije ubwo bashaka ko nizengurukaho katika jina la Yesu, cisha kubiri n'uruzerero rwabo n'urubuhero rwabo no kwizenguruka kwabo katika Jesus Kristo tindurukini kuramo, cisha kubiri n'imivumo yabo abashaka kugira ngo mwizina rya Yesu Kristo migisha impindukiremo imivumo egeranye imivumo yabo uyibasubize mwizina rya Yesu Kristo, abamvumira mu misozi, bamvumira mu mataba, bamvumira ku caniro, abenyegeje ibicaniro bikabiri kwaka kano kanya, marayika bizimye bicaniro by'abarozi, marayika bizimye ibyo ncanirirwa, marayika bizimye mu izina rya Yesu. Uwiteka zimya igicaniro, zimya ibicaniro, zimya ibicaniro, marayika nazimye icaniro by'abazimu, icaniro by'amageni, icaniro by'amashitani, iby'abarozi bangenza, marayika nabizimye, marayika nabizimye, Uwiteka bizimye, Isumba byose we ndagutabaje, zimya ibicaniro mu izina rya Yesu. Sandaza igicaniro cy'imvuma, rimbagura igicaniro cy'imvuma, senyagura igicaniro cy'imvuma mu izina rya Yesu Kristo. Yewe wagicaniro cy'imvuma we, Uwiteka arakuvumye, urasandaye, urashwanyaguritse wa Yesu, kwa Yesu. Handitse yuko ntawavumba uw'Imana itavumye. Uwiteka ndagushimira ko imivumo yabo uyihinduye umugisha, imivumo yabo uyihinduye umugisha, uruzingo rwabo uruhinduye iterambere kuri njye mu izina rya Yesu, uruzingo rwabo uruhinduye iterambere, uruhinduye iterambere mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Imbaraga z'umwuka wera, ibitotsi byabo, ubunebwe bwabo, ubute bwabo ubuhinduye imbaraga muri njye zikomeye katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Ubukene bwabo ubuhinduye ubutunzi kuri njye, mbaye umutunzi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakomeye, ndahambaye, ndazamutse, nteye imbere mu izina rya Yesu Kristo, ndagutse mu izina rya Yesu Kristo, ndumutunze mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi yawe iburije ukwemo mu izina rya Yesu Kristo. Sinzapfa, nzarama, namamaza Uwiteka, namamariza abantu imirimo Uwiteka Imana yakoze katika jina. Mubasubizwe inyuma sindimo, mubahambirizwa hasi bagahezwa hasi sindimo. Handitse yuko katika jina la Yesu nzabo hejuru nazabo hasi, nikuye aho hasi aho banjyanaga katika jina la Yesu. Abamanuriraga hasi ndabasenya, abamanura umutwe wanjye hasi ndabarimbura, abamanura ubwonko ubwenge babijyana hasi ndabatatanya, ndabatwika kwa jina la Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ndazamutse mu izina rya Yesu, ndazamutse mu izina rya Yesu, ndazamutse mu izina rya Yesu, ndazamutse ubwenge bwanjye buragwiriye, bubaye bwish buragwiriye kwa jina la Yesu, buragutse mu izina rya Yesu Kristo. Abari batumwe kugira ngo bashingure impago zanjye bazigabanye katika jina so, mwami w'abami nago imbago zanjye nzigejeje kure mu izina rya Yesu Kristo. Aho bibwiraga ngomba kugarukira katika jina so, izo mbago zabo bari bashinze ndazishingura mu izina rya Yesu Kristo. Ngeza hakomeye, mbaye wagutse, mbaye mununi, ndagwiriye, nuzuye isi, ndagwiriye, nuzuye isi, ndagwiriye, nuzuye isi izina rya Yesu Kristo. Muri uko kwa gatandatu nkusanyije, negeranyije iby'umwaka wose izina rya Yesu Kristo, negeranyije umugisha wose umwaka wose ndawufashe, mwambuye abanzi banjye, mwambuye bushange izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Mpambuye umugisha wanjye izina rya Yesu Kristo, mpambuye ibyanjye byose ndabyegeranyije. Uwiteka kanya aho nsengera
tuma abamarayika begeranye umugisha wanjye wose, tuma abamarayika begeranye ibyanjye byose, izina rya Yesu Kristo. Tuma abamarayika begeranye iby'amezi 6 asigaye kugira ngo uyu mwaka urangire, babimpe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyatatanyijwe bikajyanwa n'abantu batandukanye mu isi y'abaruzi, byajyanywe mu buryo bwose bigasandazwa mu isi ari ibyanjye, ibyajyanywe amajyepfo y'isi, majyaruguru y'isi, burasirazuba bw'isi, majyepfo y'isi, burengerazuba bw'isi, izina rya Yesu Kristo. Byajyanywe mu majyepfo y'igihugu ndimo, majyaruguru y'igihugu ndimo, majyepfo y'igihugu ndimo, burasirazuba bw'igihugu ndimo, mwami Yesu Kristo Uwiteka nyir'ingabo nawe emera mwohereze abamarayika babyegeranye babinzanire mu izina rya Yesu Kristo. Tuma abamarayika babyegeranye babingarurire mu izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Ibyafashwe kugira ngo bitangiriraho ku gihe, tuma Mikayire akubite ababitangiriye baveho bingirereho ku gihe mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe agapfa kazuka, urakoze mwami kubw'aba bantu turi kumwe ku isengesho ribohora, egeranye ibyabo ubibahereze izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yari yagambiriyeho guteza ibibazo, guteza ibihombo, guteza inyatsi, gusubiza inyuma, kubavana mu byizerwa katika jina Yesu, kubahindura ibikatsi, kubakuramo ishyaka ryo gusenga no kwegera Imana, abo bose Uwiteka babere Imana bagarure izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yari yagambiriye guteza indwara, guteza krize, guteza ubukene, guteza inzara, izina rya Yesu Kristo. Abo yaregambiriye gutwara inyenyeri zabo, bagarurire inyenyeri zabo izina rya Yesu Kristo. Uwo tubana kuri iki gicaniro umugisha katika jina Yesu. Wakoze subscribe umugisha, utanga amaturo kuri iki gicaniro mwagure, muzamure, mugirire neza izina rya Yesu Kristo. Girira neza katika Yesu. Utanga n'umutima ukunze Yesu Kristo muzamure, Uwiteka mushyigikire izina rya Yesu Kristo. Utanga wese gatanga n'umutima ukunze, hindura ubuzima bwe, hindura imibereho ye kwa Jesus. Burizamo imigambi yose Satani yarafite ku muntu wese utanga kuri iki gicaniro, ku muntu wese utanga kuri iki gicaniro. Uwo tubana mu bihe byiza byo gusenga katika Jesus n'iby'ijambo ryawe, muhindura ubuzima, muhindura imibereho, muhindura amateka izina rya Yesu Kristo. Mutsindire imurwanya, mutsindire imuhiga, mutsindire imushaka kwa jina la Yesu. Buri muntu wese mwami tubana no kwisengesho ribohora, abona ukuboko kwawe, abona ibitangaza byawe mu izina rya Yesu Kristo. Cyane cyane bamwami w'abandi izina rya Yesu, abo batanga byabo, abo batanga ibyabo bahe umugisha katika jina Yesu. Aba batanga ibyabo, aba badushyigikira bashyigikire, bazamure kwa jina Yesu. Shyigikira udushyigikira wese umuzamure mu izina rya Yesu Kristo. Nuwakadushyigikira akaba adafite ubushobozi, umuzamure agira ubushobozi. Ubuzima bwa buri muntu wese uza hano kwisengesho ribohora buhinduke kandi butumbagire, bugire kucyo wabugambiriyeho. Ni mu izina rya Yesu Kristo ngagapfa kazuka dusabye twizeye. Amen, amen, amen. Imana amahoro igumugisha, Imana amahoro ikugirire neza. Uwiteka aguhinduriye amateka, Uwiteka arakurwaniriye, Uwiteka arakuneshereje, Uwiteka arakurwaniriye. Shalom, shalom. Ugira ibihe byiza.